muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire, turabashuhuje rwose nk'uko bisanzwe rwose tugenda tubagezaho ibiganiro bya hato na hato. Buriya ngo Imana irimo kugenda rwose ngo ubona ko abantu bayo rwo kugenda bitwara ngo buriya hari igihe abantu rimwe na rimwe bajya bibaza ngo kuki umunsi w'imperuka rwose ngo kuki utaba. Buriya rero ngo Imana ngo kuki umunsi w'imperuka utaba, ntabwo ari uko Imana yabyibagiwe, ngo buriya ngo Yezu Kristo ngo arareba rwose ngo agasanga ngo abantu ngo yakakwiye kuba yagatwara ngo ari bake cyane mu buryo bwose ngo bushoboka, bakareba ngo ugasanga aramutse aje agatwara aba bantu bakeya yaba ari nko guhimana, ngo kandi Yesu we ntabwo agamije guhimana. Ngo iyo arebye rero n'ubundi akabona ngo abantu batuye isi bose ngo kwera kwabo ngo kwaragabanutse cyane mu buryo rwose ngo bushoboka, noneho ngo akagenda arenzaho iminsi akavuga ati se njyewe nindamuka nje nkasarura aba bantu bakeya kandi nashakaga abantu benshi, abandi bo ndaba mbasigiye nde? Agasanga ngo nta hantu yaba basigiye, bakavuga ati reka mbe ndetse ejo n'ubundi n'ejo bundi wenda abantu bazahinduka ababe benshi, noneho nzajyane umusaruro ugaragara. Ngo nta kindi kibyihishe inyuma, ngo ni icyo gituma ngo umunsi w'imperuka utahita uba aka kanya, kuko ngo waravutse ngo ugenda ubyumva ngo umunsi w'imperuka uzaba ejo, ndetse n'abandi bantu bashinzwe kubwiriza ni uko babivuga umunsi ngo ejo ngo mwitegure, ariko ngo kwitegura ngo ntimukurambirwe isaha ku isaha byaba, ariko ngo impamvu bitari mu kuba kuri ubu ni ugutegereza abantu ngo bazabe benshi nibuza agira banatwara. Ubundi ngo gutwara abantu bake kuyewe yaba ari igihombo, ngo kandi buriya ngo kwera kw'abantu ngo kwaragabanutse ngo kwabaye guke cyane, yuko ngo abantu bari kujya gusenga nyine ngo ubone ko bimeze nk'aho bitabarimo neza cyane, noneho ngo yareba n'ubundi akabona ibyo ntabwo arimo kubyishimira, ariko ngo nuko abantu batarimo ngo kubona bagifite kwera, n'abapasiteri ubwabo babifitemo uruhare, ndetse n'abapadiri n'abake abantu bashinzwe abakristo bashinzwe abo bantu nabo ngo ubwabo nabo ibyo bintu bibarimo. Ngo Shitani rero yatarangije kubona uwo murongo yuko ngo abantu basenga neza ngo hambere, ngo Satani yarabyishimiye cyane, kuko ngo umurongo wayo nyine ngo yari wugezeho yuko ngo buriya ikintu Satani ashinzwe ni ukugenda ngo akagenda ateranya ngo abanyamadini nabo ubwabo ngo basigaye ngo basenga nabo ngo bitabarimo neza, kuko ngo araza akabwiriza abantu be, akaza nyine imbere akamera nk'aho arimo gutwika nyine, ngo akababwira ati mujye mwitwara neza, mujye mutangara imbabazi, ariko ngo hagati y'abayobozi ubwabo cyangwa se abantu bashinzwe abakristo bashinzwe abo bantu, ngo nabo ubwabo ngo kwera kwabo kwaragabanutse. Nicyo Shitani ngo rero kugenda yubaka mu madini, ugasanga ngo araje bivuga neza, ariko ngo afitanye ikimbirane rikomeye cyane na mugenzi we wigisha abantu cyangwa se bafatanya umurimo w'Imana, ngo bakaba nawe ubwawe ngo utabasha kuba wabikemura, ngo ku buryo ngo ngarangiza umurimo we agahita yigendera, ku buryo ngo batongera no kongera guhura. Ibyo bintu rero ngo Shitani nayo ngo arabibonye cyane, yuko ngo Shitani nicyo kintu igenda yubakira, yuko ngo izi ngo ikintu Imana ishaka mu bantu, kandi Shitani buriya ngo yabanye n'Imana mu ijuru cyane, ku buryo umwe nyine yari shefu wundi. Imana urabizi ko ariyo nkuru, yari bosi wa Shitani, n'ubundi izi icyo ishaka buriya ngo iyo tuvangiye nyine bigeze ku ntego zayo, n'ubundi yuko ntago wowe kwitayeho. Buriya Shitani nyine ngo ni ubwo buryo rwose irimo kugenda ngo ikora, yuko ngo umwimerere wa kera wararangiye rwose, ngo uri hasi cyane, ntabwo ariko ngo byagiye bihora nk'uko kera byagiye bigenda. Buriya ngo rero ngo Shitani none ngo ntago buriya ngo ukuntu ifata umuntu ngo ntago idufata nka ba Musa, ntago idufata nka ba Yohani, ba Pawulo, ba Enoke, n'abandi bantu bagiye bakora ibitangaza bikomeye cyane. Buriya ngo ntago ari kudufata ngo nk'abo bagabo, ahubwo ngo idufata ngo nka Yezu, kuko ngo izi yuko ngo Yezu ari umwana w'Imana, ngo natwe rero izi yuko n'ubundi turi abana b'Imana, izi yuko n'ubundi ngo turi barumuna ba Yezu, yuko ngo twese nyine turi ubwoko bumwe, amaraso ye n'aya Yezu ngo namwe, noneho natwe idufata buriya ngo nka Yezu. Niyo mpamvu rero buriya ngo nawe iba idashaka kugira ngo ibe yagutuma utuza, yahora imeze nk'aho ihanganye nawe, n'ubundi igomba kukurwanya paka. Ikindi kiri kugenda kigaragara muri ino sengero cyangwa se muri ino minsi, abantu barimo kwizera rwose mu rusengero bigendera nk'uko bisanzwe, ngo bameze nk'aho hari nko kugira ngo birize umunsi wabo, cyangwa se yuko uwo munsi ntacyo barabuze gukora, bakitemberera bameze nk'aho batembeye muri izo nsengero zabo. Ngo arimo kuza umuntu ukabona yaje yambaye imyenda rwose ngo idahesheje Imana icyubahiro, ugasanga ngo
umuntu aje yambaye imyenda y'ubumini, imyenda mbese ngo imeze nk'aho idafashije. Ibyo rero ngo buriya ngo Imana yo ibyo ngibyo ngo kuba ufite imyenda wambaye runaka ngo ntacyo bitwaye, ariko buriya ngo abakubona bo hari ukuntu bitewe n'imbaraga nkeya z'abantu, hari ukuntu uba utangira kubyibazaho. Imana iyo ireba ku mutima nicyo gusa ireba. Niba waza wambaye ubusa ku Mana, burya rwose si byiza kuza ngo yambare nk'uko wiboneye ngo gutyo gusa. Buriya ngo hari abo ubasha kuba gucumuza, ariko ngo nubwo Imana iyo utabibona mu by'imyambarire, ariko buriya ngo shitani nayo nibwo buryo iri kugenda yubakiramo, ku buryo iragenda nyine ngo ibavanga ariko ntubimenye. Ngo hari ukuntu iza gake gake, ngo ku buryo ngo nk'umuntu w'ino minsi ngo arimo kugenda yambaye gutyo nyine, ngo yambaye imyenda nk'iyo mu kabyiniro, ngo kumva ngo ni nk'umuntu koko ngo wavizeho ngo w'i Kigali. Kandi buriya ngo hari imyambarire rwose aba ari myiza. Reba nk'urugero, hari amadini amwe n'amwe rwose yambara neza, uzarebe nk'abayehova ni abantu, nubwo ntabwo ariho sengera, ariko hari ukuntu ubibona, ukabona ko hari ukuntu yambaye neza, yambaye kositimu, yambaye cyangwa se niba atari na kositimu ariko hari ukuntu yambaye nawe ukabona koko ari umuntu ufatika. Rero buriya ngo bamwe rero kubyitwaza, wamubwira ati ese kuki wambaye utya imyenda idafite 12 ifite uburyo imeze nk'iy'akabyiniro, akavuga ngo wowe ntabwo uri uw'umujyi. Buriya kandi se abo ngabo mvuze haruguru ko ubabona n'ubundi ukabona si ubona ari abanyamujyi se? Ubona n'ubundi ari nk'abanyamujyi nk'abandi bose, cyangwa se nk'umunyacyaro wambaye neza nawe. Ibyo abenshi bo ngo rero kwitwaza yuko ngo kwambara gutyo ngo ari bwo kugaragara nk'aho ari umunyamujyi. Ikindi rero ngo buriya ngo uri gusanga ngo ukwiye gusenga abantu batari kubiha agaciro, ahubwo ibintu rero guha agaciro ni nk'ibi bikurikira, nk'ibi bibiri. Rero kubona ko ngo uyu mukobwa arimo kujya kwerekanwa ku musore, umusore akamubwira ati weho izi saha izi n'izi nuva gusenga uze mu rugo, uze tujyane mu rugo kwa muzehe, kwa mama na papa, nkwereka ababyeyi n'ubundi umuryango ukubone. Icyo gihe rero ngo umukobwa ava gusenga yambaye ya myenda n'ubundi ngo iciriye hejuru cyangwa se yigaragaza uko ateye, noneho ngo yamara kuva aho ngaho gusenga, noneho ngo agahita akuramo ya myenda akambara indi myenda nyine ngo igaragaza ko ari umukobwa w'umunyacyubahiro. Urumva yuko nyine icyo kintu kiri kugaragaza ko nacyo ngo ntabwo nicyo shitani irimo kubakiramo cyane, ica intege umwimerere. Ikindi kintu ngo abantu bari kugenda bubaha cyane kurusha n'ikindi, ngo ibintu byo gusaba akazi, kujya gusaba akazi mu makampani. Umuntu cyangwa se umuntu runaka ngo kugira ngo aze gufata akazi neza, arimo ya myenda yajyanaga mu rusengero nyine ipfuye kubaho, ngo arimo kuyikuramo agiye mu makampani runaka, ugasa agiye kwakayo akazi rwose ngo akambara neza. Noneho ngo arimo kujya kwaka akazi nk'uko tubivuze, ngo akambara neza imyenda koko yaba iya gisirimu, ubona ko ari umuntu wiyubashye. Ngo kandi mu rusengero ho arimo kwambara imyenda ipfuye kuboneka hose. Urumva rero ngo mu rusengero ntabwo bakihaha agaciro. Ibyo bintu rero bigatuma n'ubundi Yesu we abaye aretse ngo kuba yaza ngo gufata abantu be, cyangwa se abantu bakoze neza bakaba baparitse. Rero kubona nyine nk'ubu uri kujya mu majase, cyangwa se nka buno abantu baba mu ndege, abantu bakora ku bibuga by'indege, cyangwa se nk'abakobwa ubona bakora amaserivisi mu ndege, uri kugenda ukabona ubundi nk'amafoto yaho tuba tuyabona amwe n'amwe, cyangwa se abagenda mu ndege mwe murabizi cyane, ngo bo iyo bari mu ndege baba bambaye neza kabisa, bikwije, wabona ukabona ni umuntu w'imviyayipi. Ariko baba bavuye muri iyo ndege ngo igisetsa ngo barimo kujya mu rusengero ntibatambaye nka kwa kundi baba bari mu ndege, bari guhita biyambara ya myenda nyine y'isi yibereho gutyo gusa, ugasanga nyine uwo mwimerere waratakaye koko na n'ubu ugasanga ngo birababaje cyane. Ubwo rero icyo nakubwira cyo ni ukujya abantu bahinduka, nuko nubwo uri kubona turi kugenda tubivuga gutya rwose ngo ntabwo biri sawa cyane. Ntukajye ubona ko ngo Imana ngo yatinze ngo kuboko. Icyo twababwira cyo rwose abantu mwahinduka mukagenda mu nzira nziza. Buriya icyo twababwira mwakora subscribe kuri Kagoma Empire, mukagenda mukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi byiza, kandi nk'ubu ngubu twanabateguriye kado nziza cyane ivuga abantu bagira amaso rwose aryaryata. Twababwira ko twabavura neza cyane. Ufata ibikumwe byawe byombi ukabishyira ku ngoyi, ukagenda uzamura 1, 2, 3, uko ugenda ubikora rwose kwa kuryaryata kugenda kuvaho. Rero urumva ko tugenda tubavura dukoresheje umubiri, tudakoresheje umuti. Hari n'ibindi tuzagenda tubabwira byinshi cyane, ku buryo uzajya rwose tubona ko ibintu nawe ari byo kandi kuko wanakize. Urumva ko rero utakwiye kujya